Hari igihe kigera mu buzima tukumva muri twe turarambiwe, tukumva turambiwe kuba indyarya, turambiwe kugira inshuti zituryarya, tukumva turambiwe abantu baduca intege, tukumva turambiwe abantu badusingiza, tukumva turambiwe kwihoma cyangwa kwizirika ku bintu dushaka validation, tukumva dukeneye umutuzo. Iyo icyo gihe kigeze ukacyemera, uwo mutuzo ukaza muri wowe, niho ukuri k'ubuzima cyangwa se ukuri kw'iby'amarangamutima yawe akubwira bizira, niho ukumvira, niho ubyemera neza ko unaniwe. Nibwo wemera yuko ufite umunaniro atari umunaniro w'umubiri, ahubwo wowe soul yawe, wowe wo mo imbere ukumva urarambiwe, kumva uri umuntu wahoze wasigaye inyuma, ukarambirwa kwishidikanyaho, ukarambirwa guhora ureba abantu babaho ubuzima wowe uhora wifuza gukora cyangwa wifuza kubamo, wibaza ukuntu uzabugeramo kubera yuko wowe ubwawe wumva ko udahagije kugira ngo ubugeremo, ukarambirwa kumva ko uri umunyantege nke, cyangwa se muri make ukumva nawe urananiwe pe. Ikiba kibabaje cyangwa se ikintu giteye agahinda muri icyo gice ni igihe utangira kubyumva yuko cyangwa se utangira kwizera yuko ushobora kuba uri umuntu watsinzwe mu buzima, utangira kwiyumva nk'umunyantege nke muri ubu buzima. Iyi si yashyinguye amamiliyoni menshi y'abantu, abantu benshi bari kuri iyi si barapfuye, ntago bari mu bituro, ntago bari mu mva, ahubwo bapfuye bahagaze, bishwe n'ubwoba, bishwe no kugira insecurity, bishwe no guhora bigereranya cyangwa se bahora bishyira ku minzani n'abantu, bishwe no kumva ko ibintu ari uko biri nyine nta cyabihindura, bakanyurwa n'ibyo bihe barimo bibi batanejejwe nabyo, bishwe no guhora biha impamvu cyangwa se guhora bashakisha impamvu babayeho nabi bakumva yuko kandi bibabereye, bishwe no guhora bumva bategereje igihe cya nyacyo, bishwe no guhora bumva ko umunsi umwe bategereje igihe cya nyacyo cyo kugira ngo nabo byibuze bazabone ngo bazabone impinduka mu buzima bwabo, bategereje igihe cya nyacyo. Igihe cya nyacyo uragitegereza cyangwa uragiharanira ukakiruka ukagisanga. Sinifuza yuko uteze amatwi iki kiganiro uba umwe muri abo. Abantu benshi twibwira yuko bari abantu bagize icyo bageraho muri ubu buzima cyangwa muri iyi si ari abantu b'igitangaza, ariko abenshi muri bo ni abantu batemeraga cyangwa se batigeze baha intebe kwishidikanyaho ngo bigambanire, bagambanire inzozi zabo. Iryo ni ryo tandukaniro ryabo nawe. Buri munsi umuntu agira ibyo akora kugira ngo agerageze kwica ahazaza he mu buryo butagaragarira ijisho cyangwa se mu buryo butaziguye. Ibyo bintu bitangira gake gake, wumva yuko nyine aho ngaho icyo cyiciro urimo kiguhagije. Ibyo bitangira uri guhisha impano yawe, wumva utewe isoni nayo udashaka kuyigaragaza, abandi bari kuyigaragaza ikababyarira amafaranga, ariko wowe ukavuga ati oya. Ibyo bitangira igihe utangiye kwemera agasuzuguro, ugatangira kwemera igisuzuguriro mu buzima bwawe. Ibyo bigatangira igihe wowe ukomeje gutegereza motivation aho kugira ngo utangire kubaka discipline izagufasha kugera kuri bwa buzima wifuza. Warangiza ibyo byose ugahita ubifata ukavuga ngo niko ubuzima bumeze, ariko ibyo ngibyo si ko ubuzima bumeze, ahubwo wowe wemeye gutsindwa. Wamanitse amaboko, wamanitse amaboko ku buzima bwawe, wamanitse amaboko kuri wowe wifitiye umumaro. Ntabwo wavukiye kuvuka gusa, ntago waziye muri iyi si kugira ngo ubeho kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ntago wavukiye kujya uhora wishyura amadeni ngo ubundi igihe nikigera uzapfe. Ntabwo wavukiye kubaho ubuzima bwawe bwose utegereje gusaba abantu uruhushya rw'ibyo wakora cyangwa se uruhushya rw'icyo waba ku buzima bwawe. Oya, ibyo simbyemera uko. Ntabwo wavukiye guhora usaba imbabazi abantu. Ntabwo wavukiye kuba umu people pleaser, ntabwo wavukiye kuba umubega mu maso y'abantu. Ikimenyetso cya mbere kibikwereka ko atari icyo ngicyo waziye ni uko hari ijwi rihora muri wowe, hari inzara, hari inyota, hari igitutu gihora muri wowe gihora kikubwira yuko hari uwo cyifuza kukubona uri we, gihora kikubwira yuko ugomba guhindura strategy y'imibereho. Ibyo ngibyo uwo nguwo wowe mo imbere niwe utifuza yuko ubaho ubwo buzima, wowe ubona wabaye comfortable no kubamo. Nta muntu uzaza kugutabara brother, nta muntu uzaza kugutabara sister, nta nshuti yawe izaza, society ntikwitayeho. Ayo mahirwe uhora utegereje kangukomeze
nta magambo ya motivasiyo uzumva ngo bizaza ngo biguhindurire ubuzima. Wowe ubwawe ni wowe ugomba kuba umuntu ugomba kwitabara. Nibyo ndabizi yuko ubuzima butari feya, abantu bamwe batangirira hejuru, abandi bakavukira muri iyo migisha, abandi bantu benshi bashobora no kugushidikanyaho mu gihe cyose uri gutangira cyangwa uri kugerageza bikigoranye, ariko ako gahinda, uko kubabara, ukubona bikugoye, bishobora kukubera gereza cyangwa bikakubera esanse y'imbaraga zigukomeza mu kugenda. Ayo marira, uko kunanirwa, igisubizo uziha niba ari ukwemera gufungiranwa n'ayo marira no gufungiranwa n'ako gahinda, ukumva ugomba kukicaramo ukavuga ati sinkomeza gukora, sinkomeza kugerageza, cyangwa se bikakubera esanse igukomeza muri urwo rugendo, ni amahitamo yawe. Ikintu ugomba guhora uzirikana muri iyi si ni uko uriya muriro utwika ibikoresho bigakongoka, uriya muriro ubona ushiririza ibiryo, uriya muriro utwika ishyamba, uriya muriro ni nawo nanone bifashisha bashyira icyuma, cyangwa se bagafata icyuma bakagishyira bakagiha shepu bashaka. Rekera kwirirwa ubaza ibibazo ngo ubuzima kubera iki bukomeye, ubuzima kubera iki bugoye. Ahubwo tangira wibaze, ndashaka kuba nde? Ese ibi bintu byangize nde? Kuko iyo pressure wishyiraho niyo iguha character, kandi iyo character ugira niyo iguha urugendo, cyangwa se niyo ikwereka aho ugana. Abantu benshi batinya gutsindwa, ariko ibyo nta nicyo bitwaye, kandi ibyo si bibi. Ibyo ni ikimenyetso cyerekana yuko biyitayeho, ni ikimenyetso cyerekana yuko ibyo bintu babyitayeho banabitekerezaho. Ariko gutsindwa siko gupfa. Gutsindwa ntago ari uguhomba amafaranga kuri iyo ngo washoye wahombye. Gutsindwa si uko abantu bari kuguca intege, si uko abantu bari kuguharabika cyangwa bari kukubwira amagambo atari meza. Oya, ahubwo gutsindwa kwa mbere ni ukumara ubuzima bwawe bwose witwara nk'aho ibyo wifuzaga, cyangwa se witwara nk'aho uko wifuzaga kubaho wabigezeho, kandi mu mutima wawe uzi ukuri kose, uzi ukuri kuko ntacyo wakoze, uzi ukuri kuko hari abantu muhora muhura bakora ibyo wumva we wari kubasha ariko waretse gukora. Ibaze cyangwa gerageza utekereze bishobotse yuko nyuma ya bwa bunebwe, nyuma yo kwanga gukora bya bintu byari bigufitiye umumaro byose utakoze, uhura nawe wabikoze. Wowe utarabikoze ugahura nawe wabikoze uko byari kuba bimeze. Ndakubwiza ukuri, wapfana agahinda, wapfa utanezerewe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko agaciro kawe kabanza mbere yuko ugera ku ntsinzi. Wowe mbere yuko utsinda, mbere yuko utangira gukurikirana inzozi zawe, mbere yuko utangira kuba uwo muntu wifuza kuba we, ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ni uko uri umuntu w'agaciro. Iyi si yigisha abantu ko ibintu byonyine, cyangwa se abantu bonyine bafite agaciro ari abakire, ibyamamare, abantu bafite ibintu bakora bituma sosiyete ibahanga amaso. Ariko ibyo byose ni ikinyoma. Agaciro k'umuntu ka mbere, cyangwa se umuntu wa mbere ufite agaciro, ni umuntu uriho. Ku bwanjye, umuntu udafite agaciro, na Bibiliya irabivuga, ni uwapfuye. Kuko n'Imana muri Bibiliya harahivuga ngo njyewe ndi Imana y'abazima, sindi Imana y'abapfu. Igihe cyose ugihumeka, agaciro kawe uri kumwe nako. Ntabwo agaciro kawe kagenwa n'ibyo utunze. Agaciro kawe ka mbere nako kuriho. N'ikimenyimenyi, umuntu ugerageje kuguhutaza ukabona ibimenyetso ukamurega, arafungwa kubera ko yagerageje kugutesha agaciro. Agaciro ka mbere ufite ni ubuzima. Jya uzirikana yuko n'igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Ibintu muri iyi si birahinduka, wowe komeza ubeho tu. Ibintu bigira impinduka, ibintu bigira iherezo. N'imiyaga iraza igahita. Amajoro, rya joro riteye ubwoba ririmo imvura, rya joro riteye ubwoba rimwe rihambaye ririmo n'amatsunami, iryo joro naryo riracya. Igitondo umucyo uraza ukariganza rikarangira. Igihe cyose uriho ni igisobanuro cy'uko ibintu byose bigira iherezo, ni uko ibintu byose bishoboka. Ubuzima urimo utishimiye wabuhindura, ubwo urimo wishimiye bwahinduka. Uko niko kuri k'ubuzima. Abantu benshi batsindwa n'ubuzima kubera inkuru zabo zihora zirukanka mu bwonko bwabo, uko bakuze, aho bakuriye, uko babayeho. Ubuzima bwarangiza bukagutera icy'umutwe. Ariko igihe cyose ukiriho, ndakubwiza ukuri ko iyo nkuru yawe y'ubuzima, gukurira mu buzima bubi, kubaho nabi, kuba utifuje kuba we, kutagira ibyo wifuje kugeraho, ibyo byose byahinduka kubera kuriho. Yes, icyo usabwa wowe ni kimwe gusa, ni ugufata umwanzuro wo guhindura, cyangwa se wo kwiruka, wo guha isura ahazaza hawe, ukiha discipline yo kugenderaho. Kuko
umwaka umwe wo guhozaho, umwaka umwe wo kwanga gutsindwa, umwaka umwe wo guhorana kuraje mu byo ukora. Ibyo ngibyo nibyo bihindura byose mu buzima. Icyo nicyo gitangaza, ibyo nibyo birimo ibitangaza mu buzima bwawe. Guhinduka cyangwa se kuba uwo wifuza kuba we ni repetasiyo y'ibyo ukora. Nuhitamo kujya, niba wumva uteye ukutanyuzwe nako, wireba muri miruwari ukumva ntunyuzwe nawe, ugahitamo kujya muri gym, ntabwo bisaba kujyayo rimwe. Weho bikora iyo repetition, bikore wongere ubisubiremo. Impinduka ku buzima bwawe, impinduka muri miruwari uzireba uzibone. Niba ushaka kuba umuhanga mu gusoma, ni ibintu usabwa gusubiramo. Bikore nabi ariko wongere ubikore nabi, wongere ubikore nabi. Ukomeze ubirepeta kugeza ubikoze neza. Bizarangira ubaye umuhanga muri byo. Success cyangwa se gutsinda mu buzima bizanwa na repetition y'ibyo uhoramo. Abathlete bahambaye muri iyi si baranzwe no guhora bakora imyitozo buri munsi. Bikarangira abari abakinnyi babi bavuyemo abakinnyi beza. Ku muntu ujya ureba umupira cyangwa ujya ureba football, wafatira urugero kuri Kevin De Bruyne akiri muri Chelsea nta mari yamubonagamo, ni nayo mpamvu yahisemo no kumugurisha. Ariko byarangiye avuyemo umukinnyi w'igitangaza muri Man City. Ibyo ngibyo ntabwo ari muri football gusa biba, ni mu buzima busanzwe, niko ubuzima buteye. Wowe menya icyo ushaka, nubona ko kugikora biri kukugora cyangwa hari ubumenyi utabigifiteho, ugenda ukihate, bizarangira ukigezeho. Reka nkubwire muvandi, iyi si nta mbabazi igirira abanebwe. Iyi si nta mbabazi igirira abanebwe. Igihe cyose utazabyuka ngo abe ari wowe urwana ku buzima bwawe, abe ari wowe urwana ku nzozi zawe, nta kabuza uzaburara, nta kabuza uzasuzugurwa, nta kabuza uzateshwa agaciro muri society iyo ari yo yose uzaba ubarizwamo. Gerageza uhaguruke nanone, gerageza wongere wubake ubwonko bwawe, ububwire yuko uri umunyentsinzi. Gerageza wongere urwanira ahazaza hawe heza, gerageza wongere ushaka uburyo wasukura izina ryawe, ko ibyo byose ubifitiye ubushobozi. Icyo bigusaba ni ubushake. Umunsi umwe uzicara ubibone yuko ka gahinda wasavayivinze, wabashije gutoroka, ariko kabyaye imbaraga abandi bantu bari kureba bakigiraho uyu munsi. Nawe wicaye wihebye ubona ntacyo uvuze, umunsi umwe wazaba icyapa cyangwa se wazaba igisobanuro cy'uko ubuzima bushoboka, igisobanuro cy'uko ejo hazaza bishoboka. Wazaba umwe mu bantu batera imbaraga abandi bantu batuye isi muri iki gihe. Ibyo birashoboka cyane rwose. Gerageza urinde imitekerereze yawe, gerageza ube umunyembaraga, gerageza urinde ahazaza hawe. Ikintu cyonyine ngusaba kutazigera wibagirwa nuko umuntu wese wanze gucika intege, umuntu wese wanze kumanika amaboko, ari we wenyine ubasha gutsinda ibihombo, ari we wenyine ubasha gutsinda gutsindwa. Reka ikiganiro nyigarukiriza ahangaha. Wowe reba hasi niba wakoze subscribe kugira ngo dukomeze dukuze ino community yacu ihurira ahangaha turi kwiga cyangwa se turi gusharja imbaraga, motivation mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, kugira ngo nawe utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza bihora biza kuri iyi channel. Ciao ciao.